Hello guys, nguhaye ikaze nanone amaze gukanda subscribe kuri Joshua TV. Ikaze nanone muri mugoroba turi KPS Kigali Play Stadium aho imyitozo imaze kubera ya Police FC. Harimo abakinyi benshi bashya, harimo impinduka nshyashya kabisa, harimo n'abakinyi benshi bashyashya, abatoza ni bashyashya ndetse abatoza ni bashyashya. Abakinyi bo nabo ni benshi. Hari imyitozo ya Kiyovu Sport nabo nubwo hatangiye kuza abana, hari impinduka nyinshi ziri muri ruhago. Uyu munsi turagira ngo tuganire muri amasaha, turi kumwe n'inshuti yacu yakadasohoka mwita niyo w'i Rwanda official. Bimeze bite? Bisawa. Tuguhaye ikaze nanone. Ni iminota mike tugiye kumara, ntabwo tugiye gutinda, agira ngo muri iyo minota mike dufite dutangirane. Bimeze bite? Shira ngo udusobanure ese ino ekipe ya Polisi imeze bite? Ifite umutoza mushyashya nabonye ufite imyitozo ikakaye, afite ibintu byinshi nabonye byo kumwigira. Urakora ikosa rimwe ugate akagupombesha hasi nk'ibipombe 1000. Umwanya ni wawe. Abantu bihanganira akagiripe. Si wowe gusa nanjye nuko. Turimo turavugira mu gikono ariko bihangana. Ikipe ya Polisi yatangiye imyitozo, twababonye bari mu myitozo. Urabona turi kuri stade hano, ni ngombwa nyine ko hari ibyo urebesha amaso. Polisi yatangiye imyitozo, ariko buriya Polisi nahoze ndebe ejo bundi Zidane avuga ko hari impinduka zabayeho muri Polisi, avuga yuko ikipe ya Polisi ishobora kuba yarahindutse, kandi avuga ko ngo umuvuni ikipe ya APR ishobora kuba yarakoreshaga itwara ibikombe nabo bayimenye. Ikipe ya Polisi ikaba ishobora kuba igarutse mu ngamba nshya muri uyu mwaka sezo igiye gutangira. Rero abakunzi b'umupira muri rusange icyo bamenya nuko nyuma ikipe ya Polisi yahinduye ubuyobozi, kandi no guhindura ubuyobozi habaho no guhindura abatoza, ko twibuka ko Mashami Vincent bamuhagaritse bamuhagaritse. Bamaze kumuhagarika baramusezereye, cyangwa se mu Kinyarwanda baramwirukanye. Ni Ikinyarwanda cyoroshye. Polisi yarahindutse, ifite Ben Musa atoje ikipe ya APR Football Club. Ben Musa akaba yari komande, ndumva ibintu twarabivuze mu minsi ishize, ari komandinga kwitonda Rebaka, ngira ngo wamubonye no mu myitozo. Yari mu myitozo kabisa. Ya Rebaka wamubonye ya 2021. Yari n'umutoza n'umukinnyi mushya wa Polisi. Kandi Polisi bivuga ko ikiri ku isoko, ngo ndatekereza nimba igize ku kwipinga ikagumana Mugisha Didier Taichi, kandi twari tuzi ko Rayon Sport yamushakaga akaba ari agumyemo, ko twamubonye mu myitozo nawe arimo. Kafite na Ani Elijah, ubwo Peter Gebrevoro ntawe ugihari, ubwo bisobanuye ko bagomba kujya ku isoko bagashaka undi mwataka nimero 9. Byavuga ko bashaka Victor Mbawoma Chukwuemeka muri APR, ko na APR nawe yaramushimiye. Sinzi nimba ikipe ya Polisi ishobora gukomveka Mbawoma akaba yaza mu ikipe ya Polisi. Ikindi Mbawoma bivugwa ko yarafite amakipe muri Tanzania yandi yamushaka arimo amuvugisha. Reka turindire turebe. Polisi yaratangiye imyitozo, kandi umunsi nyine turimo turabona ko Polisi ishobora kuzatanga competition, kuko buriya nimba tumaze kubona ko Muhajiri bitakigenda neza cyane, ko Muhajiri muvoma ye imbaraga kwa Sigarira ararandaga cyane, ariko Polisi ifite moteri yabo aranika terega cyane, nubwo wenda atigeza kina. Nimvuga ko ashobora kuba kiri mu myitozo, turacyarindeye ko yongera gukira, ariko ndimo ndabona Polisi ishobora kuzatanga competition, niko navuga ko ifite amaraso mashya mu buryo bw'imiyoborere governance, mu buryo bw'imitoreze coaching staff, no mu buryo bw'imikinire, kuko bishobora kuba imikino igomba guhinduka. Kuko Ben Musa ni 4-3-3, 4-2-3, bisobanura ngo abakinisha umwata kandi agerageza gukinisha abawingwa. Bisobanura ko ikipe ya Polisi ishobora kuzagerageza kugira abawingwa bakomeye batyaye. Nibwo tuzabona rero contribution y'ababaka mu mpande, contribution y'abagiringiro rage mu mpande, n'abana ba Kiongozi n'abatayici mu mpande basunikira imipira Ani Elijah, ndetse n'abandi uzaza ugomba gusegonda Ani Elijah akaba umwataka yindi ugomba kumufasha akamukorera mu ngata, ndetse n'inyuma muri mediane nyine harimo abaraneka terega bagomba gusunikira imipira. Abo ngabo niko navuga. Ariko ikipe ya Polisi yatangiye imyitozo, reka turindire turebe. Yes, urakoze cyane. Hari na ekipe ya Kiyovu Sport bavuga ko perezida wayo Juvenal ngo ashaka kuba yagarutse, kandi ngo yatangiye ngo kuvugana na bamwe mu bakinyi bari abakinyi ba Kiyovu Sport, ngo bashaka kuba bagarutse muri Kiyovu. Bimeze bite? Nawe yatangiye imyitozo, ubu ngubu bari mu myitozo, ariko harimo aba bakeya ntabwo ari abakinyi
bari basanzwemo ni abana muri make ni junior yakoze. buriya ikipe ya Kiyovu ntekereza ko ni n'umunezero cyangwa se ni n'umugisha kugira kuba Kiyovu yarakomorewe kuba nyine aka kanya yemeye kuba yasuye ku isoko ikaragura abakinnyi, ariko nanone buryo ushaka kuba ikipe ikomeye ugerageza ugumana abakomeye, abo abawe nyine bagerageje kugira ngo ugume ku gasongero cyangwa se bakurokore mu bihe by'ibi byo kuba ushobora kuba wamanuka cyangwa se ikipe ya kabiri mu bihe bibi, kandi tuzi ko dusubije amaso inyuma twibuka Kiyovu ubuzima yabayemo iyi shampiyona irangiye ko byari ibintu bitoroshye. Kiyovu rero nimba ishaka kujya ku isoko ntigerageze ibe yavugana na APR, igerageze ku buryo bari abana bayo barimo ba Niyo David, umuhungu uzi umupira mutekereza ukiri umwana, abe yaza byibura bamugumane nimba ni APR yenda, kuko APR sinikiza ko ishobora kumurera umwanya igihe hakirimo baruboneka Jean Bosco hakirimo baruboneka Jean Bosco, sinikeza ko ikipe ya APR ishobora kubonera umwanya Niyo David. Ikipe ya Kiyovu rero ikwiriye kuba ishobora kwegera ikipe ya APR bakaganira, bikaba ngombwa nimba APR ishobora kudohora ikongera ikabatiza umwaka umwe, yenda umwaka utaha nimba ruboneka bashobora kuba bamurekura babone ubinjiza uwo mwana, kuko si ngombwa kuba barekura ruboneka ngo none bagura undi nimero 8 kandi hari undi mwana ushobora gukina ibintu nk'ibyo ruboneka ari gukina. Ahubwo yenda kiba kigoye ni ukubyumva mu mutwe nyine ko uwo mwana agomba gushobora, ariko none iyi kipe ifite akademi yayo ibigomba kuba yajya ku isoko ngo nigasigazamo rumu muri squad yabo kugira ngo akademi none igira profit rigiriza mu corona. Igihe ugura abakinnyi igihe cyose bakomeye buri mwaka ku mwaka ntago akademi nta kibikumarije. Ikipe ya Kiyovu rero iri mu myitozo twayibonye, iri hano. Juvenal biravuga ko yagarutse kandi kuko niko kuri kwari Juvenal Mvukiye Juvenal yagarutse aka kanya arimo arasapotinga ikipe ya Kiyovu, ubwo bishobora ko attacks agomba kuyifasha ariko agafasha na Kiyovu Sport. Bisobanuye ngo Kiyovu Sport ishobora kuzaba ari indi kipe iri mu yindi sura nshya abantu tutari dutegereje cyane, ko dushatse kuvuga ngo turayigereranya n'iyishize, ariko twumva ko Juvenal yagarutse kuko nimba akanya David nyine yafashe icyemezo cyo kuba yaganira na Juvenal akamubwira ati twifuza kugaruka, nuko mu yandi magambo uri umugabo arigira yakwira agapfa, kandi ariko icyagira umuntu ngo gitera agahinda Joshua buriya nuko David yamaze kubona ko ntawigira, ntabwo ashobora kubikora wenyine. Nimba yamaze kudesida akavuga ngo ni ngombwa ko Juvenal agaruka, Juvenal agomba kugaruka, kandi ntekereza ko yari inkuru mbi mu nzovu kuko Juvenal ni umuntu wahaga ikipe ya Rayon Sport, ariko ibihe ntago bisa. Gusa Juvenal Mvukiye yagarutse. Ikindi bamwe mu bakinnyi bakomeye bari mu ikipe ya Kiyovu barimo Bisengo Tasere, barimo Sharifu Bayo kuko Tasere ntago arasinyana muri Rayon Sport Bayo n'abandi bakinnyi bakomeye barimo Nzeri Rwanda Jihad umuzamu wabo kapiteni wa kipe ya Kiyovu Sport, barimo ba Mbonyingabo Regis murumuna wa Nimigi. Bari abakinnyi bose cyane cyane mu nkingi za mwamba zigize ikipe ya Kiyovu zatumye ikipe ya Kiyovu itamanuka, kuko twabonaga ko twese buri wese yabonaga ko bishoboka. Yagerageje kubavugisha buri muntu wese ku giti cye kuri telefone, aravuga ati s'il ndabingize mumfashe mumenye ko iyo kipe ya Kiyovu nta kibazo na kimwe muzigira muburamo, mugomba kugaruka iyo kipe mukayikinira, ntimutekereze kumva mwatuma yenda amasezerano tuyashesha, kuko ikipe ya Kiyovu igomba kuba ari ikipe ikomeye kandi mwe tugomba kubakiraho. Ikindi Kiyovu Juvenal biravuga ko ari hanze atari mu Rwanda, kandi biravugwa yuko Juvenal Mvukiye ashobora kuba afite gahunda ngo ahantu ari yanye muri hoteli hanze, birashobora ko hari n'abakinnyi bandi ngo ashobora kuba afite biba ngombwa ko abo bakinnyi bagomba kuzakina Kiyovu bararenga 2-3 abo bakinnyi ngo bishobora kuba zamanuka akaza agasinyira Kiyovu, kandi Kiyovu birashoboka ariko izaba ari ikipe ikomeye. Kiyovu atanye imitozo, reka turindire turebe, kandi yarakomorewe. Ntekereza ko yari inkuru nziza ku bakunzi ba Kiyovu, yatanye imitozo kabisa hano. Ikipe reka tugushimire nawe ngaho ku icyifuzo cya Kiyovu Sport wari utugejejeho. Ese dusoza minota mike twari dufite, niki wavuga muri ekipe ya APR? Ikipe ya APR umuzamu rutayizamu ese ni minota mike twisoreza rutayizamu yaraje, nicyo kintu nyine bo barabizi, ntekereza ko babibonye. Rutayizamu yaraje, Williams Tugi me yaraje, rutayizamu myaka 28 yenda gusatira 29 umuhungu w'umunya Cote d'Ivoire. Ikintu ndimo kubona muri attaque ya APR ndetse uhereye no kuri attaque gusubiza inyuma muri mediane, rubango harimo ikintu cyitwa rubango harimo ikintu cyitwa ururimi rumwe, sibyo? Harimo ikintu cyitwa ururimi rumwe mu ikipe ya APR, harimo ikintu cyitwa ururimi rumwe mu ikipe ya APR,
kubera ko impamvu uvuga ko hari ururimi rumwe ruhari uvuga ngo urebye umunyakote d'ivoire uyu munyakote d'ivoire nimero 9 ukareba hirya ku ruhande rw'iburyo aho wataragomba kujya nyura kuko ni ngombwa ko azari hazajya nyura umunya Burkina Faso ukagaruka hino ukagaruka inyuma ku 10 kuri yaba Memeri Dao nimero 10 Burkina Faso ya Mahamadou Lamine Ba yaba Richmond Ramtey ku 9 ugasubira inyuma none amini ku 10 ugasubira inyuma gato ku 8 cyangwa se kuri 6 kuko Daouda hakina n'umunyagana bivuga ngo abo bose ibyo bihugu byose uko mbivuze bivuga ngo aho hasi APR nyine yagiye gushaka nyine abakinnyi ibyo bihugu byose uko mbivuze bivuga ngo bari abakinnyi bose ikintu bahuriyeho nuko usanga umukoroni wabikoronije ari umwe cyangwa se ari Ubufaransa bavuga abenshi ni abamfrancophonie ku rugero kuko urebye n'ibyo bihugu bike mu ibyinshi muri byo ndimo kuvuga bihana imipaka bivuga ngo mu yandi magambo kwiyetagara ku rurimi ni ibintu bizoro kuko watarana avuga Igifaransa abanyakote d'Ivoire bavuga Igifaransa urabizi ba Sani Watara nuvuga ngo urwo rurimi yewe na marinuko niyo mpamvu nyine ubona no ugiye no mu buryo bwa politike no gukurikira politike niyo mpamvu ubona bino bihugu bimwe bivuga ngo turashaka no kurwana kwigenga ubona nyine bya Burkina Faso bidahuza n'abafaransa niki kuko aka kanya ndakubwiza ukuri ko Joshua nuvuga ngo impamvu ibyo bintu nyine wumva ko bavuga ururimi rimwe nuko akanya urebye Cote d'Ivoire ukaraza Burkina Faso nuvuga ngo ibyo bihugu byose biracyakoresha amafaranga y'amasefa y'amafaransa nta gihugu nyine kifite amafaranga yacyo biracyakoresha amafaranga y'amasefa nuvuga ngo nimba ukoresha ifaranga rimwe n'ubujya n'ururimi bari kimwe ikipe ya APR communication y'ururimi ntekereza ko atari ikintu kizagorana reka turindire turebe kuko APR yamaze gusimata ko nta wundi mukinnyi ushobora kuzagura reka turindire turebe nimba rero bishoboka ko ikipe ya APR ishobora ibyiza bintu kandi ikindi yenda abakunzi ba APR bashobora kurarana nuko ishobora kuba imiteganya APR Day bashobora kwitazitwa APR Day mizina ariko ishobora kwitwa n'indi zina ariko APR iracyafite ibindi bintu byayiteganya gukora hanyuma yenda kandi twaseza kuri APR ndekeza ko ejo bundi babibonye ubwo habaga ibirori by'intare za APR bari batumiye abantu bagiye batandukanye batumira na Fandi CDS General Mubaraka Muganga mugaba mukuru w'ingabo yari ahari ari Deo Rusanganwa bose bari bahari abayobozi ba APR bamwe na bamwe hanyuma yenda akantu twasoreza ku ikipe ya APR tukavugaho na gato kuri Rayon Sport kuko buriya iyo uvuze nyacyo ugomba no kuvuga baba Afande Mbakara Muganga yafashe ijambo avuga kuri Wasiri ubwo birabirori byari byabereye Igicumbi APR yavukiye Wasiri raza kuvuga ko ngo bagiye kwihisha kubera ko aho bari badashobora kuza stade Amahoro ngo bagiye hara kuko niho bari bashoboye ikindi aza kuvuga ko ikipe ya APR abantu bahasanze bahavuye bashonje batigeze babazimanira nyuma ko bavuze batigeze babazimana bavuye bashonje ikipe ya APR byabaye ngombwa yuko anavuga ko nyine ngo bashonje nyine avuga ibintu byinshi ariko burya Joshua uko wavuga umupira kose burya hari utagomba kurenga ku bya Wasiri hari makuru y'uru ugomba kugera kuko hari utagomba kurenga uko buriya iyo afana umugabo mukuru ingabo ageze avuga ati nta kinyabupfura agira tubiye ko ibyo bintu ntago romera ingabo yigeze avuga nta mpamvu yigeze uvuga mu burya ni oninga misho burya ni umurongo utukura wa nyuma kandi umuburo wa nyuma urenga hariya rero Wasiri akwiriye kongera ukaraga ururimi karindwi igihe agiye kuvuga cyane ko hari aho ushobora kunyera ubyitanye n'umupira kuko nanone twibuka ko hari abantu ushobora kwambara ishusho y'umupira ariko bafite ibindi bintu runaka rero Wasiri garukira ngo kugira ngo batazakwitiranya n'ibindi bintu kandi nyamara utari ibyo ngibyo ndumva ariko navuga ku ikipe ya APR yaranje amugira inama aravuga ati bitewe ikipe ya APR rero umva imyitozo irahari Shorongi Memeri Dao arahari nuvuga ngo APR rero na Sekiganda ni waje umunsi ubu ari mu myitozo ko yaseze camp bari bamu Uganda yaramubwiye ko agomba kuba ari muri Chani ariko bamuzana n'undi muntu ugomba kumusibira ko yamaze ko ikipe ya APR amaze kumusinyisha icyari kiri yari negociation ari kuvuga ngo ese ikipe iramurekura cyangwa araba ari hano n'ubundi azakine cyane byibura azagenda shampiyona yenda gutangira ariko nanone amakuru buraramenya kuko nimba avuga ngo kuri 6 basinyishije hari undi muhungu witwa Daouda ushobora gukina iyo 6 kuko ni ngombwa ko ikipe ukora research ku ikipe ugiye kujyamo nimba Daouda aragomba kuba ari aho ngaho ashobora kuba ati se ninjya muri ibi ngibyo kuvuga ngo ndakina cyane bizagenda bite Daouda rero amini Sekiganda yaje ubu arahari mu ikipe nuvuga ngo umuntu waburaga ni Sekiganda iswadi ya APR iruzuye yose 100% igisigaye no kutumisha igihe bagomba kurira rutema ikirere bakajya muri pre-season ndumva ariko navuga aya makuru APR barana hanyuma kuri Rayon Sport dusoza update abantu twaba amasegonda make cyane kuri Rayon Sport nuko Rayon Sport nayo iri mu myitozo mu nzove
barara icyo ngicyo ririmo imitozo mu nzove. Ikindi abakunzi ba Rayon Sports bagomba kumenya ni uko Omar Nyinga atazagaruka ubwo muri Yusudiyani ugomba kuba ari mutima defense bagashaka n'undi muzamu. Hanyuma kuri gatandatu Ntarengwa Aimable biregeje ko agomba gusinya avuye muri Mukura. N'abandi bakinnyi tugomba kubamenyesha, hanyuma ikipe ya Rayon Sports igomba ikeneye indi nimero 9 ugomba kuza. Abedi yamaze gusinya na Abedi yamaze gusinya na Forunganye. Rayon Sports ikeneye gusimatamo hagati kuko iracyakeneye Bigirimana Abedi imuvanye hano muri polisi. Sinzi twamubonye hano ntabwo yaje yari hano ntabwo araza. Bigirimana Abedi rero birimo avuga ko bishobora kuba bigeze kuri 75% akaba yasinya. No ngo mediane ya Rayon Sports irabirimo 6 Ntarengwa Aimable muri Mukura yenda n'ushobora kumufasha. Bigirimana Abedi 8 Mohamed Chira akine 10. Hanyuma Forunganye agomba kwataka ni ngombwa Abedi akamusegonda akamufasha kuko Abedi rero ni rutayizamu w'imbaraga bashobora no kubakisha ari batazamu babiri akajya agerageza kubyiga akabigira ashakira inzira Forunganye agatsinda ibitego kuko Abedi ni umukinnyi w'imbaraga. Niba ariko navuga abakunzi ba Rayon Sports kandi bagira umuzima w'ikipe yabo bayisapotinge kuko tugomba gukora champion ryose niko nabo. Mwakoze kwitabira. Asante sana. Okay, ni Joshua TV mwakoze kubana natwe muri umugoroba kabisa. Mani bamugisha kabisa.